wabuze impamvu yagukurikiranye nanjye niyo nibaza nyine none ndibaza nkurikiye kuba ingofero yankurikiranye kubwiye kubera iki cyangwa ugiye gukora rero wirinde mu buryo bushoboka bwose n'umunsi ujya urara iwawe ejo ntuharare turi kugendana cyangwa ushobora nk'itatu nta muntu kubona no mu muhanda utahe nijoro ku manywa abantu bakubura ku buryo niyo baza guperereza baza kukubaririza bavuga ati nta n'ubwo tumuheruka turaba turagendana ko bakundangiye nzi ko uri umuntu muzima mwana byaje kugenda nyine uko kundi bavuga ati nta cyaha kibura ikimenyetso ariko urabizi ko wowe uri kuri professional wagiye bwa mbere ibintu bya mbere urabirase uragarutse usanye n'ubundi bugore yenda byumva nakoze amagusa boss ariko none I'm sorry kuri mashuro haragira ibindi kosa uzakora iyo nakosheje mba nakosheje sinjye ngiye gukosa mu buzima nzakubika hagenda ikosa uzongera gukora mu buzima bwawe mu kazi kanjye nzakubitse umbitse futse kuvuga iki igihewe nkurikije uko twashatse uko twabyawe nta muntu wahishaga umugabo we cyangwa ahisha umugore we niyo mpamvu nabimubwiye kugira ngo nawe agukurikire ahubwo mugende mufatanye gushaka uwo muntu wowe wenda yabamisha ibingana iki ntabyo aguhisha niko wenyine wowe ubizi ariko nakubwiye ngo umuntu yaremwe perereza nta muntu n'umwe yizera mbabara ndakwinginze iri kosa ntirizongere nibereye mu iperereza ryanjye kuki se yaje akaza kubikubaza kuki atabimbajije akabura aza kubibaza mbabara ndakwinginze ako disi agatima ewe mwana we imana imbabarira agatima kakumyeho agunya kumbaza numva Zahabu ese wahageze nahageze ubwo nkihagera none sanze yafunze gusa baje kumfungurira Dusabe yabayeho mu rugo rwagakwiye kumubera umugisha kuri we ariko aho kubona urukundo yahabonye urwango n'agasuzuguro mama Eva ntigize amwemera dusubiremo urebe aho mbere umusingakazi ngari subiremo bisubiremo Dusabe ni umukobwa w'umugabo mama Eva umugabo mama Eva akaba umusirikare ukomeye cyane kandi iryo banga niryo ryahinduye byinshi mu buzima bwe mu gihe Eva yarwaniraga umutima wa Zahabu gusa hari icyatazi turimo tugiye kuruca ngo turukureho Zahabu yaramaze gukunda undi ariko turavuga uti reka tumwihorere fatuye na tumujugunye iyo wenda zagwaye kuko twabona Eva ni umukobwa mwiza ariko w'inshinzi kandi usuzugura bazango byagenze nyene mbarira byagenze bite gusa Dusabe we ni umukobwa mwiza ufite umuco ndetse n'ikinyabupfura hagati ya Zahabu na Dusabe urukundo rutangiye kuvuka urwango rutangiye kwiyongera ndetse n'amabanga atangiye gusohoka ese Eva azabasha kwakira ko Zahabu atakiri uwe cyangwa ese bizagenda gute urukundo rwa Zahabu na Dusabe ruzarokoka ese mama Eva azemera kwakira ukuri filimi ni yari wowe series izagisha kuri mama Eva Films ukore subscribe itazagucika ni inkuru y'urukundo n'amabanga n'ubuzima bw'umukobwa warwaniye kubaho mu isi itamwifuzaga iratangira gucaho kuva kwa kabiri Domis mbese nabaye nk'ushaka kumuhisha ariko bigeze aho iya kamere yuko twavutse y'ibihe byacu numva biranze ntabwo rero turi muri bya bihe bya nyuma amubwira iwe Imana imbabariye ikubabariye pe wajajwe nakosori ariko nyine wowe wavuze ibintu utagombaga kuvuga nizeye man
mwongere musubiremo umuntu yari mu iperereza nta muntu n'umwe yizera niyo yaba ari mama we. Kitese bize beza ko nashakaga si ko hari akantu mfasha. Ko nshaka ko mfasha gukora ino raporo. Hari ibintu nashaka nyine bimwe hari ziri branches bya ndema. Gusa ntabwo wamfasha kari akantu gatoya. Sinzi kuza akazi se. Wagira ukabukomeza ibintu kuba wamfasha kari uko ufite experience wenda uzi ibintu uko bikorwa ngiye ko ndi mushyashya byaba bigutwaye iki. Umuntu waje kwaka serivisi avuga neza ko icyo ushaka buri gihe ushwana n'umuntu nta nubwo wamufasha. Bishyashya bwawe harya buriya burande uri umururu jya muri stage rero ndetse nkukoresha stage wanyishyure school fees. Nicky wamfashije kuko ko iyi raporo bisaba kuyitanga
bitarenze amasaha 2 nkumfashije gukosora ibintu birimo bifite ikibazo nkamenya ngo ndayitanga gute. wita mama ese ubundi reka ngo basi ko wari waragiye warazinze amabingo ukagenda uyabinguye gutya yagarura hano. Ntabwo kuba naragarutse ari ikibazo kuko iyi kampani ni ya musaza wanjye, hano ni mu rugo nemerewe kugaruka. Musaza wawe si Sintekereza ko harimo ikibazo. iyi kampani ni iya musaza wawe Yego, ariko ntabwo ari yawe. ni umwe nanjye. ariko rwose umva mbwirere ikintu kimwe nshuti yanjye nako nshuti y'Imana nako nshuti y'inshuti yanjye kuri inshuti ya Samu umusaza wawe ntabwo inshuti yanjye. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe rero wa mukobwa we wa mudamu we, urumva nari nzi ko waje mu kazi uzi icyo ushaka kandi uzi n'ibyo ujemo. Rero uburyo ki mbona wiremerezamo mba nzi ko ibintu byose ubizi pe, mba nzi ko nta na serivisi wankeneraho. Sinzi uburyo rero hagurutse ukava aho uvuye muri ofisi yawe ukaza hano kunsaba serivisi, cyane ko atari n'inshingano zanjye kukwigisha. Kandi ndashobora kwibutsa ko wari uzi ko nagiye
uretse kuri bwivumbure nikagende cyangwa ngende ego ntabwo turi gutongana none nta gaciro dufite hano nshuti yanjye habe umeze nk'agatambo ngaho turaguhererekanya ndagutuka baguhoza nkukatire baguhoza nibyo uzahoramo none rero wikoreye impapuro uraje ngo jya ngo mushyiremo nuza urashaka se kumukariya ngo ufashe ibiti mbwira ubwo size ubwoko bw'imodoka dufite hano muri iyi kampani cyangwa uri aho ngaho uri umuntu windeba nka televiziyo se mbwira ibyo ngufasha ntabwo nagarutse muri kampani guhangana nawe no gutukana nawe Nicky naje gukora akazi ntabwo nagarutse muri kampani guhangana nawe no gutukana nawe Nicky tugerageze twubahe kampani ya Samo yes kubaha kampani none se ubu ngubu ari Morgan aje kugufasha aje gusafasha ntabwo wabamuha iyi ni office hano uko ari njyewe inde ari Morgan aje kugusafasha tandukanya Morgan na Nyambo kandi witwa Nyambo ni witwa Morgan nuzi si wamfashije byose si bifite inyungu kampani dukora ese ubundi muravunikira iki umuryango nizigera ukakira umuryango nizigera gufata nk'umuvandimwe bakumenyeje ubundi wari wararongotanye ni wari kurorongotana ibiki sinzi n'uburyo muvukana mu haranancanze numvaga ngo uri n'ikinege sinzi n'ibyo ari byo none nyuma yo kwikorera ibyo byose pati zawe ndabona warasutse ndabona waraguze imyenda myiza baguhaye imodoka bakuzanye hano gusa kubera ko uri mushiki wa Samo uri ivaza muri kampani ase Nicky kuba ndi kuvuga ngo mfashe mu bintu ndibuze kuguhamo raporo mu kanya ni ikibazo kuba mu raporo njyewe mu raporo nkande uze kuyiha umusaza wawe ikindi kandi njye ntabwo nkorera akazi ko nagwanyishije school fees n'ubundi wakoresha imbaraga wakoye Nicky that's enough sibyo navuze byose birahagije ahubwo musange mu biro wow mwana ishimwe ko yabyumvishe bino mu office